nari nikure nayituriye ku musaraba. Yesu yashongoje amaraso y'igiciro, yampaye umugabane mu bwami bwe. Namaze igihe kire. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku ijambo riri muri Yakobo igice cya 3:13. Uravuga ngo, ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Amen. Yagezemo ndahinduka, ibihamya by'uko ashoboye, uwari kubishobora nawe ni Yesu. Hano turabona ijambo ry'Imana riratubaza umunyabwenge hagati yacu ninde, akaba afite n'ubuhanga. Uwo nguwo ikimugaragaza, icyo Imana ishaka ko agaragaza, niba afite ubwenge akagira n'ubuhanga, nuko abyerekanisha ingeso nziza, akabyerekana mu mirimo ye, kandi afite n'ubugwaneza, akagaragazamo n'ubwenge. Ubwenge hano kandi buvugwa, tujye kwibuka ko ari ubwenge buturuka mu ijuru, ari ubwenge bwitwa wisdom. Ni ubwenge buturuka mu ijuru Imana itanga. Ubufite rero akaba n'umuhanga, uwo nguwo Imana iramwishimira. Uyu murongo uragaragaza ko ubwenge nyakuri bushobora gushoboza umuntu kugira ibyishimo nyakuri nubwo yari mu kigeragezo. Ushobora kuba uri mu makuba, ariko niba ufite ubwenge nyakuri bizagushoboza kugira ibyishimo muri icyo gihe, nta kizaguhungabanya, kuko uzaba uzi, ufite ubwo bwenge buturuka mu ijuru, uzaba uzi neza igiteye ibyo bibazo kukugeraho, ku buryo bitakubuza amahoro, bitakubuza ikigeragezo, ntabwo cyakubuza amahoro, ahubwo bishaka ko ugira ukuntu cyitwaramo, kuko kugeragezwa ni ibisanzwe. Na Yesu yarageragejwe. Ikibazo ni uko wakora icyaha, ahubwo mu kigeragezo ugomba, mu kigeragezo ni ukwihangana kandi ukamenya uko ucyitwaramo nyine. Uwo muntu rero ufite ubwenge agomba kurangwa n'ingeso nziza mu mirimo ye, mu byo akora. Muniyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. Ingeso nziza kandi muzi ko ari imbuto z'Imana, za zindi dusanga mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 22 n'uwa 23. Ingeso nziza, ubugwaneza n'izindi, harimo urukundo, kwihangana, kwirinda, uko ari 9 zose ziri hariya muri uriya murongo. Bishaka ko umuntu rero w'umunyabwenge iyo ageze mu bimurushya, mu bigeragezo, adata ubwenge cyangwa ngo yibaze ashobore kuba yakora ibyaha, ahubwo agomba kumenya uko yitwara, agaragaza ingeso nziza mu mirimo ye, kandi afite n'ubugwaneza ndetse n'ubwenge. Ubwo bwenge rero ntabwo ari ubumenyi gusa ubu twiga mu mashuri, ahubwo ni n'ibyo dukora tubibwirijwe n'Umwuka Wera. Ibyo Umwuka Wera akakuyobora muri ibyo bigeragezo, ubibwirijwe n'Umwuka Wera, ibyo ukora ubibwirijwe n'Umwuka Wera, nabyo bijya muri uwo murongo, kuko Umwuka Wera ayobora abana b'Imana. Icyo gihe rero iyo urangwa n'ubugwaneza, ukarangwa n'ingeso nziza, uyoborwa n'Umwuka, ubwo bwenge bugaragara mu mirimo ukora, uko ugaragaza ibyo bihurimo, uko byitwaramo. Ni kumwe rero tuvuga ko buri giti cyose, uwo munyabwenge ufite ubwenge, umunyabwenge cyangwa umuhanga, niba afite ubwenge buturuka mu ijuru, afite uko agomba kwitwara, afite amabwiriza, afite uburyo agomba kwitwara mu kigeragezo iki n'iki, kugira ngo akivemo neza. Turabona rero ko buri giti cyose ko witwara mu kigeragezo nibyo bigaragaza uwo uri we. Amagambo uvuga mu Migani y'igice cya 1 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, niho bavuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ngo ari ku mupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Aho rero kuva muri kiriya gitabo cy'imigani ndetse ukagera no mu ndirimbo, hariya tubona Salomo ko akoresha ubwenge nk'ubumwe yasaba Imana kandi kabimuha,
usanga rero bino byose twiga muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13 ko utubwira neza ibyo kubaha Uwiteka, nk'uko tubisoma muri Yobu 28 umurongo wa 28. Kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Urumva rero ubwenge bw'Imana hariya no muri Yakobo hari icyo ashaka kugaragaza ubwenge bw'isi, akagaragaza n'ubwenge bw'ijuru, kuko ntaho bihuriye. Ubwenge ntabwo ari buriya bwo twiga mu ishuri, ahubwo n'ubwenge bujyana no kubaha Imana, ubwenge bujyana no guca bugufi no kumenya icyo Imana ishaka gukora. Niyo umurongo wa 8 muri mu Migani igice cya 2 niho bavuga, mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha, kandi we kureka icyo nyoko agutegeka. Bizakubera imitamirizo y'imbabazi ku mutwe n'imikufi mu ijosi. Ni ukuvuga ibyo umuntu yiga, ibyo wigishwa na papa wawe cyangwa na mama wawe, ibyo byose biva mu kwiga, ariko ibyo biga hariya ni uko witwara imbere y'Imana, uca bugufi ugakora iby'Imana ishaka. Kuko igiti cyose ukimenyera ku mbuto zacyo. Uzamenya ubwenge rero ufite uhereye ku byo ukora. Iyo umuntu arebye ibyo ukora yavuga ati afite ubwenge ubu n'ubu, kuko ubu bwenge tuvuga bufite uburyo utekereza, bufite uburyo ukunda, kandi bufite n'uburyo ubona ibintu. Ni ukuvuga rero ubwo buryo butatu nibyo bigaragaza ubwenge bwawe. Hahirwa rero abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Abo ngabo iyo uvuga ibintu nk'iby'abasazi cyangwa ufite amagambo akarishye, umuntu nk'uwo mubwirwa n'ibyo akora bidafite epfo na ruguru, bidafite aho bishingiye, kandi bigakura imivurungano. Ariko nk'umuntu w'umunyabwenge aganisha ibiganiro bye ku mutekano, ku mahoro, kugira ngo abantu bagubwe neza, no kujyanisha no kugira neza. Nibyo tubona muri Matayo 5:9. Abo ngabo rero ngo hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Ntabwo ari kimwe n'abandi bashobora kugira imvugo iteranya abantu, ishaka ko abantu bagirana amahane, amakimbirane. Na Yakobo ikomeje ku murongo wa 18 niho bavuga ngo, kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Ni ukuvuga ngo uko witwara mu gukiranura abandi, mu by'ukora niba uri umunyabwenge nyine, ngwerekanisha ingeso nziza imirimo yawe, kandi ufite ubugwaneza n'ubwenge. Imana rero ikomeze kutugira neza, iduhe ubwenge buturuka mu ijuru, kugira ngo dushobore kugaragaza kwera imbuto mu bandi, tugaragaza uko tugomba kwitwara mu bibazo, mu bigeragezo, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngezemo ndahinduka, ibihamya by'uko ashoboye, uwari kubishobora nawe undi ni Yesu. Uwari kubishobora